twongeye kubasuhuza muzehe Fatamunda. Murakoze kundamutsa. Imana ibahe umugisha yabarinze mu rugendo kugira ngo muze kundeba. Murakoze cyane. Rero tujye nubwo tuvuze ngo muzehe Fatamunda ariko baza kutwibwira iryo zina nuko ari ryo abana benshi bakuziho nk'umuntu wabaye mu nkambi ya Byumba, ariko twageraga ngo utubwire amateka ariko mbanje kutwibwira wowe uriwe, hanyuma tubone tuganire ku kijyanye n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twateguye cy'amateka ya Kongo. Nitwa Habimana Jean Pierre. Irindi zina rikurikiye nkitwa Fatamunda kuko ni izina abantu bazi cyane, kuko natwaye n'imodoka mu nkambi ya Byumba. Abantu bo muri Byumba njya bajyana ku bitaro ntwara ambulance. Abantu baba mu buhungiro baranzi cyane. Nk'umuntu rero w'inararibonye ufite imyaka igera hafi muri za 70, hari amateka menshi ufite, niyo mpamvu twagusuye kugira ngo uyu munsi utuganirize, utubwire ese kugira ngo umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda yisange mu burasirazuba bwa Kongo byagenze bite, ese mu by'ukuri kugira ngo izi ntambara z'urudaca zibe ziriho byagenze bite. Twagira ngo uduhere mbese uduha amateka muri rusange ajyanye n'inkomoko y'ikibibazo by'intambara zidacika biri mu burasirazuba bwa Kongo, akenshi bishingiye ku kuba bigaruka ku bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri ako karere. Rero twayahera mu gihe cy'ubukoroni, ukadufasha ukadusesengura ukatubwira se byatangiye bite, byagenze bite, ese kugira ngo intambara zibe byagenze bite, ese kugira ngo umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ugaruka cyane muri izi ntambara zihari byagenze bite. Reka tuguhe umwanya. Murakoze. Murakoze cyane journaliste, urakoze kuko nawe ushatse kumbaza, ariko amateka ndi bukubwire ya mbere yibanze ndakubwira amateka y'abasokuru badusigiye. Icya mbere habayeho abami ba kera. Abami ba kera igihugu cyose cyari kimwe, ari Tanzania, ari Burundi, ari Kongo, hariya naho kuko hari u Rwanda. Ubu cyari igihugu kimwe gifatanye, harimo umwami umwe gusa, nta bandi bami bari bahari. Noneho abazungu baza kuza, Abadage baza 1932 baraza bagera mu bihugu, muri icyo gihugu bashaka gufata igihugu cyose nk'icyabo kugira bazacyaka umwami. Nyuma ababereji babibonye nabo baza kuza, igihe kize bakoze n'intambara zabo barwana ku bwabo, ari cyo gihugu cyose cyari cy'umwami. Kandi umwami icyo gihe umwami icyo gihe wari uriho ninde kugira ngo abadukurikirane? Umwami wari uriho icyo gihe ni se wa Rwabugiri. Abazungu baza basanga Rwabugiri ahari. Na Musinga icyo gihe umwana we yarahari. Ubwo abazungu babonye yuko bashaka gukonereza igihugu, babona yuko bari abami ba Rwabugiri na Musinga bafite ubwenge bwinshi, kuko bataye gukonereza igihugu cyabo kandi bahari. Ubwo 1990 nibwo abazungu batangiye kujya bagenda kuri abo ngabo bashaka kugira bumva ubwenge bwabo. Ariko n'icyo gihe abazungu bari bashyamiranye nabo batameranye neza. Ariko icyo gihe umwami Musinga yarahari, yashyize ahari abatware, yashyize hari muri cya gihugu bita Kongo, harimo uwa mbere yitwa Nshizirungu. Nshizirungu ni wajyanye n'umwami uriya mugabo witwa Ndeze, amujyana ari umwana mutoya, amujyana muri Kongo. Nshizirungu aza gusaza, ashaje baramuhindura, bashyiraho Ndeze bamugira umwami abazungu. Aho Nshizirungu ni wamuvanye hano bari babaniriya iriya ari umwana batuma. Uwa kabiri wabagiriya yitwa Ruhararamanzi, ngira ngo abantu bose iriya baramuzi.
kandi n'abantu bose mu mateka baramuzi. Yaratuye he Ruharamanzi? Ruharamanzi yaratuye hariya i Nyamitabo, ariko akora hose. Ubwo niwe wari uyoboye na za Masisi? Uwayoboga za Masisi yitwa Serikaka, yaratuye Kamuronsa, ayobora iyo hirya. Uwa gatatu nawe yari yavuga Ikinyarwanda, ari Umututsi. Yego. Uwa kane yitwaga Rugesi Manza, nawe yakurikiye Ruharamanzi mu mugongo. Uwa kane bambaye uwa gatanu yitwaga Rubenga. Rubenga we yaratuye he? Yaratuye ku Ijwi. Uwa gatandatu yitwaga Rwijuri. Rwijuri we yabarizwaga he? Rwijuri nawe yabarizaga muri za Masisi. Ubu aba bose ni abami babaga muri Kongo ariko bakoranaga n'umwami. Aba bose ni abatware bo umwami yashyize hariya muri za Masisi, za Masisi, za Mweso, za Bweremana. Ukagera iyo ngiyo za Rucuru. Ubwo ni mbere yuko imipaka ikatwa? Imbere yuko ikatwa. Imipaka yakaswe bariyo. Imipaka yakaswe 1900, 1844. Urumva ko imipaka yakaswe kera. Ese abo bantu babagayo muri iyo myaka cyangwa babagayo nyuma y'iyo myaka? Bakase imipaka abo bantu bariyo. Bakase imipaka abantu bariyo. Ubwo bayikase n'abazungu? N'abazungu bayikase. Bamaze kubona yuko mu Rwanda hariho uriya Musinga afite ubwenge bwinshi. Okay. Rero tukabwa kugira ngo twihutishe ikiganiro cyacu, turahita dusimbuka tuze ku gihe cy'ubukoroni, ari naho ibibazo byinshi bitangirira, ari naho kwicwa kw'abantu bahorana ubwoko ariho byatangiriye. Rero twagira ngo muri make, ese kugira ngo Kongo, Rwanda, Burundi abaturage bari batuye muri ibyo bihugu babone ubwigenge, twagira ngo dusobanure muri make amakuru waba ufite byagenze bite? Ubukoroni butangira bwatangiye 1930. Ariho bafata abantu bakajya babajyana kubagurisha Ethiopia, abandi bakabajyana muri Amerika. Ubwo rero bigenda bikurikira bityo mu bukoroni. Aribo bafashe ba papa basokuru bacu babajyana i Gatanga, bajya kubakoresha ubukoroni bwo gucukura amabuye y'agaciro. Harya batubwiye ko nawe uvuka Gatanga? Nanjye navukiye Gatanga, mvuka ahantu to Gipushi. Niyo nayo navukiye. Wavuye mu ihe myaka? Twavuye Gatanga habanje gutera intambara y'itsembatsemba 1963. Babanza kuza gutsembatsemba hariya mu Gatanga kuko bari bamaze kubona umwami wo mu Rwanda Rudahigwa agiye gusaba demokarasi y'igihugu cyose. Babona ko nasaba demokarasi ari abashinze imipaka hazasaturwa bakavamo. Noneho ajya gusaba demokarasi 1950 mu mwaka wa 1951. Agiye gusaba demokarasi yarebeganiriyeho na Lumumba, abiganiraho na Rwagasore. Babonye iyo nama ari wabikoze baramuhiga, bagenda bamukira Burundi. Ese watubwira impamvu uyu mwami Rudahigwa atamenyekanye cyane nka Patrice Lumumba, kandi amateka akunda kuvuga yuko burya Rudahigwa ari wari umujyanama wabo mukuru? Rudahigwa yaramenyekanye cyane. Yego. Hariho n'ingoro ndangamuco ituye Butare. Aho ngaho ushaza kumva amakuru meza niho wajya kuyareba. Kuko nawe yabaye intwari mu gihugu, kandi n'ifoto y'iracyahari n'amateka arahari hari Butare. Kuri make duciye mu inkuru muri make ya Rudahigwa, Emery Patrice Lumumba na Rwagasore, ukuntu byagenze kugira ngo Afurika iki gihugu cya Rwanda, Kongo, Rwanda, Burundi kibashe kubona independence. Rudahigwa ajya gusaba independence
yari yabiganiriyeho na Rwagasore, abiganiraho na Lumumba, noneho ahagurutse agiye yagiye ubwo ngubwo yagiye muri Amerika gusaba ubwigenge. Yego. Noneho abazungu baza kubimenya, ariko kugira ngo abazungu babimenye babitahure, ni uko Lumumba yakoze marshe. Uwo munsi 1951 yakoze ibintu byitwa imyigaragambyo, ariyo mwitwa marshe mu Giswahili. abikorera hari Gatanga, ngo ari gusaba independence. Abavuze bari gusaba independence, uwo ni Rudahigwa. Lumumba. Twari turi kuvuga kuri Rudahigwa nyine ukuntu byagenze. Rudahigwa yagiye gusaba independence, ariko asiga amaze kubabwira ati namwe mugizagende musabe independence z'ibihugu byo mutuyemo. Yego. Ubu kubera we ntabwo yarageze hariya muri za Gatanga, we yaragarukiye hano muri Kivu. Kandi hariya mu Burundi naho niho hari region, mu Rwanda hataba region. Ubu bamaze kubivuga, bamaze kubijyamo inama, ahagurutse agiye, ubwo Lumumba waragenda akora marshe. Akoze marshe, abazungu batahera kumuhiga kuva 1951. Mbese kugira ngo abantu bacu basobanukirwe, nuvuga ngo Rudahigwa yagiriye inama Lumumba, aramubwira ati rero namwe mwiyaranje ngiye kujya muri Amerika gusaba ubwigenge. Ni ukuvuga ngo uyu wo muri Congo Patrice ahita akora marshe hehe? Katanga. Okay, cyane. Nyakubahwa journaliste, kuko Rudahigwa arafite ubwenge kandi wari umujyanama wabo. Yamaze kubabwira, noneho ntibarindira ngo aveyo, noneho nabo bakora marshe. Bakoze marshe, ubwo Lumumba batangira kujya bamuhiga buhoro buhoro. Icyo gihe mu buto nawe yarakiri ku mashuri atari yaza, ari mu mashuri ya gisirikare. Atari yaza, kuko mu buto n'uyu mugabo wo mu Rwanda nani Habyarimana bigiye ahantu hamwe, bigiriye mu Burayi. Noneho mu butageze baramufata, barabona n'ubwo umusirikare genda ube secrétaire wa Lumumba. Aragenda akorera nawe mu gihe gito, yari kumuneka kugira bazabone ko bamufata bamwice. Yego. Noneho akomeza bamaneko, kuko yari umunyamakuru. Wari umunyamakuru ninde? Ni mu buto umunyamakuru kandi ari umusirikare. Noneho akomeza amuneka 1961. Abazungu bamaze kumushobora, baramuhiga mu butu, nawe barafatanya baramwica. Bica Lumumba. Ariko Rudahigwa bari bamujyanye imbere, baramwica mbere, bamwicira i Burundi. Waduha amakuru gatoya y'umugabo wabaye perezida nyuma ya Lumumba, bitaga Moise Chombe. Uwa mu perezida wabaye perezida mbere ko Mobutu ajyaho. Uriya yari perezida wa mbere witwa Kasavubu. Kasavubu, okay. Yari perezida wa mbere, niwe watangiye kuba Kasavubu. Kugira ngo abe perezida muri Kongo byagenze gute? N'abazungu bamushyizeho baranoma. Abazungu baramunomye bamushyiraho, ariko nyuma yumvise ibyo Lumumba akoze, nawe ashaka kugira ngo kuko yabijyamo neza, abanza kumushyira muri gereza. Birangiye nabo baramwica. Bishe Kasavubu. Bashyiraho Mobutu. Bishe Kasavubu, ubwo Mobutu batari bamushyiraho, Chombe araza yiharira Gatanga, ayigira region. Ayicamo kabiri. Ayigira region. Aba muri region, abaye muri region kuko uriya Kabila yarangirira w'igisirikare ko yigiye hariya muri Kongo. Laurent Désiré Kabila yigiye hariya muri Kongo Igatanga. Ubwo birangije abantu za chef d'état major w'igatanga muri region y'Igatanga. Yari umusirikare. Ubwo rero birangiye Mobutu bamaze kumushyira ku ntebe, abazungu babona Mobutu byari kumubwira ari kubyemera, baracenga bafata Lumumba bamugira ministre w'intebe inyuma ya Lumumba. Ukurikiyeho bamugira Gisegeti. Gisegeti uriya musaza wapfuye kera Etienne. Gisegeti Etienne. Ariko Gisegeti Etienne ntabwo yabyemeraga neza, ko ntibifuza yuko
bariya abagabo b'abatutsi bakomeza kuba ku mafaranga. Bifuzaga ko babakuraho amafaranga bagashyiraho amafoto yabo cyangwa amafoto y'abandi. Uwo ni Etienne Tshisekedi Tshisekedi yabyangaga na Kabila byanga pe uriya Kabila mukuru na Chomba byanga. Reka tugaruke kuri ariya mafaranga rero. Mu by'ukuri kugira ngo ziriya ntore z'abatutsi cyangwa se abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bajye kuri ariya mafaranga byagenze bite? Ukuntu bagiyeho abazungu baraje basanga igihugu ari cyabo. Baraza bagera hano muri za Masisi basanga igihugu ari cyabo, bagera hano mu Rwanda basanga igihugu ari cyabo, bageze hano Karagwe basanga igihugu ari cyabo. Kuko hari hakurya hari igihugu cy'abahinda, cyari igihugu cyabo, n'ubu haracyari abahinda baracyariyo. Yego. Abazungu rero babonye bari kubabyinira neza, bari gukorana nabo neza, badafite amatiku barabajyana. Birabashimisha bituma bashyira ku mafaranga. Barababyiniye barabashimisha bituma bashyira ku mafaranga. Bituma bashyira ku mafaranga. Hanyuma uwitwa Etienne Tshisekedi ataba abantu bave kuri aya mafaranga. Lumumba yasaba independence, yasaba independence abo bantu bari ku mafaranga. Arakomeza bihora ko ari kwisabira independence, ariko Lumumba na Chombe na Kabila ni wari chef d'état major, babona yuko nibasaba demokarasi abo ngabo bari ku noti abo bafite bahawe demokarasi. 1963 nibo batagiye gukora itsembatsemba ariya Gatanga. Iryo tsembatsemba ryabaye 6-3 rifitanye isano n'intambara y'isuku ya Kanyarwanda. Rifitanye isano kuko icyo gihe uriya Kabila yego na Chombe bari bamaze kuba abameseneri. Uriya Kabila wa kera ariko Laurent Désiré Kabila w'umusaza yaramaze kuba meseneri. Yego. Noneho yarahinduye amazina yamaze kwita Murere. Ubwo rero niwe wise Murere aribo bari kwica abatutsi bari Gatanga. Barabica barabamara, papa arahunga. Igizwe mu ruhari na Chombe na Etienne Tshisekedi. Ni Chombe na Kabila w'umusaza na Gisegeti. Yego. Gisegeti cyo gihe ari premier ministre w'intebe. Ariko bwa Mobutu. Cyo gihe Gisegeti yamaze kuba ministre w'intebe. Amaze gusimbura wari ministre w'intebe yari Lumumba. Yego. Amaze gupfa bahita bamushyiraho ngaho mu gateganyo. Ko rero babishyira mu gateganyo abariho barimbagura abantu. Bamaze kurimbagura abantu ubwo bigeze igihe politiki ikomeza kuza iturutse mu Rwanda Kayibanda bazi kubana nabo. Baramanuka bagigoma muri 1963 bica abatutsi babagigoma bakabakira kuri Rwasama, abandi bakabajyana muri Rakivere. Ngere uduha amateka make ko batabizi. Ese kugira ngo intambara yitwe iya Kanyarwanda ye kuba intambara y'abatutsi byagenze gute? Iyo ntambara Kanyarwanda rero nayo kubwiraho ariko ni nyuma. Iyo muri 1962. Ni nyuma cyane. Yego. Kuko intambara ijya gutangira hari habaye politike yo mu Rwanda. Bohereza abantu b'Abanyarwanda bajya gutera muri Kongo. Abo Banyarwanda bitwaga amazina yabo ndi kuyibuka ariko nayibuka. Bari bayise amazina bajya gutangira gutwika amazu ya muri Kongo, guturuka za Mweso, guturuka hariya Ikobo, guturuka hariya za Rucuru. Batwikaga amazu y'Abanyarwanda muri rusange cyangwa batwikaga amazu y'abandandi n'abatutsi. Icyo gihe abo bohereje Kayibanda bohereje bari barisizina ngo bitwindamage. Abandandi baziraga iki muri iyo politiki? Abandandi baziraga ko bavugana n'abatutsi cyane. Mu baza bitindamage hamwe n'abasuguti nibo bicaga abantu batwika amazu. Ubu noneho birangiye bafata abantu bajya kubamena muri Rakivere. 1963 bagiye kubamena muri Rakivere. Rakivere igoma. Musenyeri atabaza. Amaze gutabaza Musenyeri Musenyeri
Musenyeri witwa Busimba hamwe na Bisengimana kubera ubatse baradutabariza abatutsi bagiye kubamena muri Gihira barabagarura, ariko umugabo umwe bamushinga umugano mu kibuno witwa Munyayibanje arapfa. Undi mugabo nawe abonye bajyana witwa Kanyamiringa afite n'umugore witwa Nyamadariko, babonye bajyanye abana bo bose bapakije imodoka, baragenda bajya mu nzu bariyahura, ariko abahungu babagaruye babanye Ikiroce basanga abatsi bapfuye barabashyingura, nta kundi bari kugenza. Ubwo birangiye ibyo ngibyo biricara, kuko Kabila yari amaze kuba mesenere na Combe. Ubwo ntabwo nagikorana na Mobutu, bari bamaze kuva kuri Mobutu bigumuye Combe na Kabila na Lumumba. Ubu ni wakoze inama yo kuzana ba mesenere, ni wazaye ba mesenere bakuza kurwanira Bukavu. Barwanira Bukavu, aba mercenaires ni bafite bahuriye n'intambara yitwa Shikaramu. Sekaramu. Barwanira Bukavu nibwo haje uwitwa Potopoto wari ufite imbaraga arabarasa. Sekaramu arahungira Icyangugu. Ahungira Icyangugu. Shikaramu yari umuzungu. Mu mercenaires. Mu mercenaires ariko n'abandi ba mercenaires. Ariko yarwaniraga ku ruhande rwa intambara yari ikomeye, kuko abakongomani bamaze kubona iri kubatinyisha cyane. Ariko hariya muri Kongo hari umuzungu wabaga wa mercenaires warwaye intambara kuva kera. Araza bereka Pura de Guerre witwaga Koki. Araza bereka Pura de Guerre bakubita uriya muzungu yamuke Bukavu. Shikaramu. Uriya Sekaramu. Ni Sekaramu harya. Ni Sekaramu. Ubwo rero Mobutu amuhereza agapete. Uwo muzungu witwa Koki yarameze neza cyane. Ubwo intambara ya Murere ibirarangiye. Intambara ya Murere ibirarangiye, ariko irangirana n'iya Kanyarwanda byose ubwo birarangiye. Ya Kanyarwanda baragiye barifufira, barabura bifufira ahangaha mu Rwanda. Bamaze bifufira mu Rwanda bafashijwe nande na Kayibanda. Bafashijwe na Kayibanda. Uriya Kabila ahungira Tanzania. Kuba bakubise Murere ahungira Tanzania. Gasavuvu yaramaze gufatwa, Mobutu amaze kumwica, ahungira hariya akomezanya na Gisegeti. Gasavuvu yafatanyaga na Gisegeti agafatanya na Kabila. Agafatanya na Kabila kugira ngo bice abo bantu bari ku mafaranga ya Kongo, bice abantu bakureho. Ubwo rero nyuma nibwo Gisegeti unani Kabila ahungiraga muri Tanzania. Gisegeti we avuduka hano kujya kureba Ntuza Kayibanda. Barongera bafufira inzira yo gushaka intambara yitwa Kanyarwanda. Kwira Kanyarwanda nibayijyana noneho bazavaho ni Kanyarwanda, ariko yo kwica iki? Yo kwica abatutsi. Bayitagiye Kanyarwanda ari kugira ngo babihishe bibe kumenya yuko abanyarwanda bose bari gupfa, ubwo ari gupfa abatutsi gusa. Kugira hapfa abatutsi. Bagezeyo bazanye iyo ntambara, basanga iyo muri Kongo abatutsi baragiye bagabira abahutu nk'abiyungiyo, basanga baragiye basangira, basanga baragiye babagabira amaka babaha amata. Noneho abahutu n'abatutsi barwanira hamwe, n'abahunde barahaguruka barwanira hamwe. Niyo mpamvu yiswe Akanyarwanda ntiyitwe abatutsi, kuko bose bafatanyije. Intambara noneho babuze ukuntu babikora, babihindura Akanyarwanda. Bahinduye Kanyarwanda nibwo Kayibanda yoherezaga Kanyarengwe agira Rucuru. Ageze Rucuru ashinga icyama cyitwa Magirivi. Bitageze mu mateka neza. Noneho icyo cyama cyitwa Magirivi, intego zacyo zari izihe? Intego za Magirivi zari intego zo kuvuga ngo bafate umugambi umwe bakomeze bigishe, nyuma yaho barebe ukuntu abatutsi bari muri Masisi bazikoritse Matsembo bakabica. Ko twari twarumvise ko intego batangiranye yari yo ngo yari association des agriculteurs, ari association mbese yo kwihuza hamwe kw'abahinzi. N'ubundi bari baranditse ngo ni association agricole, association de Virunga nako mutualité agricole de Virunga. Ariko kuko yaje harimo Kanyamacumbi ari padiri, bigeze hariya Igoma bamaze kuyakira ngo ujye muri Masisi, Musenyeri aza kumenya ko harimo politiki yo kwicana.
ayivamo. Ubu niwe musenyeri wakoranaga na Bisengimana cyangwa n'undi musenyeri? Oya, ni musenyeri witwa Kajuga. Yego. Nawe yari uw'icuba. Ubwo noneho birangiye ayivamo, ava muri Magrivi. Aba muri Magrivi. Avuye muri Magrivi nibwo yagendaga igeza Masisi, igezeyo imbaraga zirabura. Zimaze kubura bakomeza barihembera buhoro buhoro. Abahunde baza kumenya yuko bashaka kwica Abatutsi. Abahunde baravuga bati nibica bano Batutsi twebwe tukaba dusigaye hano, natwe bazaza batwice batwaka ibyacu. Yego. None reka turwane nabo. Abahunde batayira kubahiga, guhiga baba no muri Magrivi. Guhiga ba Magrivi b'Abahutu barabica. Bamaze kubica nta Mututsi bakozeho. Yego. Barabica, bamaze kubica no kubarya bakayababarya. Ubwo nyuma yaho nibwo haje Magrivi maze kubiriruka noneho kugira ngo itayire kutwahuka kutwica. Haza umugabo wavuye Igisangani witwa Potopoto, araza avuga ngo umuntu wagiye wicundira ngiye kumwica. Arafata arabica, amaze kubica uko agiye yica Abahunde kuko ari bo bari baragiye babica. Arafata arabica, undi wari waje kwitereka Igoma ngo nawe ngo abaye murere wo bari bohereje mu Rwanda. Amuhereza Kinshasa kuri Mobutu, ko Mobutu yafashe ingoma 1965. Mobutu ahita amukuraho. Mobutu ahita ahamagara Potopoto ati noneho rero abantu buri kubica amahanga yareba nabi subirayo. Potopoto yari umuzungu harya? Potopoto yarwani Bukavu, yari umuhurukara. Yari umwirabura. Ariko yari muri muzungu witwa Kuki. Kuki niwe wamufashaga. Wari mesenere. Noneho hariya Magrivi imaze kugera muri Masisi, abantu bamaze kubimenya barwana nabo batara kubica. Nabo bakica Abahunde. Nyuma haza Potopoto aradara bafata nabo abicanye ndabona abica. Mu butarahamagara tusubira Igisangani kuko ndi kureba nkabona amahanga yavuga ngo tukwica abantu. Ubwo Potopoto asubira Igisangani. Asubira Igisangani Magrivi irakomeza tuyiraho yashize irakomeza ricara iracwedekereza bari kujya biga ukuntu bazagira bate, ukuntu bazarimbura iki Abatutsi. Kugeza muri 1992 na 3 rero mu Rwanda haba jenoside. Ese mbere yuko mu Rwanda haba jenoside muri Kongo Abatutsi bari bariyo bari babaye bate nandi moko? Icyo gihe ni ukuvuga ngo aho ngaho tugiyeyo twaba tugiye kure cyane kubera 1980 1978 icyo gihe Kanyarengwe yazanye imipanga yo gutema Abatutsi muri Kongo. Kanyarengwe icyo gihe yazagira Rucuru, haje amakamyo menshi, amwe Rucuru, andi Masisi, andi ajye Kinigi. Kinigi ndahareba hariya Kinigi ya Masisi. Ago ntibyashoboka kubera Bisengimana yaratubereye ku ihembe ari secrétaire wa Mobutu. Ari Kinshasa. 1992 ubu ngubu nibwo intambara 90 Magrivi iratangira irakura kuko icyo gihe Kayibanda yoherezaga abasirikare bo kuza kwigisha bari abamayanga imbunda hariya muri Kongo, bigisha baseninga, bigisha bakaza kubigisha ku mugaragaro. Ngo rero icyo gihe hari 92 Magrivi irakura, imaze gukura Imana iraza ihumekera ku mugabo umwe. Uwo mugabo umwe ni uwitwa Mzee Erasto. Yego. Uwo Mzee Erasto Imana imaze kumuhumekeramo, we ntago nawe yari muri Magrivi. We hubwo yari komanda mukuru. Yego. Kurusha abamayanga. Yari kure cyane kuko yari afite amafaranga ahemba abasirikare.
ariko Imana imaze kumujyamo arareba ko yari afite umugore w'umututsikazi, abatutsi baramuhaye inka, barabanye neza, barasangiye nawe. Abwira abana bati bano bantu ntihagire umuntu uzabakoraho. Abwira n'ingabo ze ntihagire umuntu uzabakoraho. 1993 1993 habaho intambara, ariko ni intambara nubwo yabaye, uwo musaza Erasto yacungaga abo batutsi bari Gicanga, ahubwo n'abari mu Masisi bakumva uwo mwuka bakabura ukuntu bajya kubica, ko yari afite imbaraga nyinshi cyane. Yego. Nyuma rero uwo muzee Erasto akomeza arababana. 1993 nibwo habaye intambara mu Rwanda. 94 habaye intambara mu Rwanda. 93 mu butohereza ingabo zo kurwana n'inkotanyi, zo gufasha Habyarimana kurwana n'inkotanyi ariya mu Mutara. Bavuga ko abohereza bazi yuko bafite, bakakuvuga abatutsi, bakavuga ngo bafite imirizo, ngo bafite n'amatwi nk'ay'inzovu, ngo nibagere barwari nabo, kuko baravuga ngo nituvuga ririya jambo ibihugu by'amahanga bizahaguruka. Abasigaye bagenda bazi yuko ari inzovu, bagenda bazi yuko bafite n'imirizo. Bagezeyo Imana iba mu nkotanyi, Imana ikunda igihugu. General Mayere ari general baramufata, bamufashe kandi yazanye intwaro zo kubica, ntibamwica. Batamwishe baramufata, nyuma yabo baramujyana bamuhereza mu buto kuri Goma. Ariko mu buto ntabwo yishimye, kuko yaramaze kuvuga ngo Habyarimana ngo ni murumuna we, amaze kumubyara muri batisemo, kandi bareganye igisirikare. Ubwo rero 94 muzee Erasto gicunga abo bantu bariyo. 94 ubwo biratogota, bitogose cyane. Ubwo bamaze gukora itsembatsemba mu Rwanda, bamaze kurimbura inzirakarengane, nibwo baje barahunga, bahungira bose, barahurura bahungira muri Kongo. Haza abantu bitwa MDR, haza bitwa Bazuru, haza Interahamwe, haza abasirikare b'u Rwanda, barambuka baza muri Kongo. batsinzwe mu Rwanda. Batsinzwe mu Rwanda. Baje muri Kongo, twebwe ntabwo twabimenye, ariko mu buto yarafite inama hamwe na Habyarimana. Yarafite inama hamwe na Habyarimana yuko azatabara u Rwanda kandi agakomeza kurwana mu Rwanda, nka kuriya gisegeta yo gutabaza amahanga bakatwikira mu gihugu cyacu. Ubu noneho kuko mu buto yamaze guhindukira, atagidukunda, amaze kumera nk'uriya wo mu Burundi, uriya Neva. Nawe nkuko yashinze ibirindiro ngo azica abatutsi bari muri Kongo bose barangize batere n'u Rwanda, na mu buto yamaze gukora iyo nama imeze utyo, ariko tutari twabimenya. Baje bahunze arabakira, abakirana n'imbunda zabo. Interahamwe n'Abazuru n'ingabo z'u Rwanda. Arababwira ati mugabane ibice, bamwe mujye ku Mugunga, abandi mugende mujye Gatare, abandi mujye Kayindo. Kayindo ni umupaka wa Rucuru na Tongo. Abazuruka Rucuru hasi muzabicira aho ngaho Kayindo. Abazaturuka Tongo namwe ba hano hano Gatare muzabicira aho ngaho. Ubwo ni mu buto. Abazaturuka Masisi bakagera hano Mugunga nabo muzabicira aho ngaho. Nyuma nimurangiza rero, kuko babandi magrivi iri hariya mu misozi, mubajyanira imbunda batangire kubica, batangire kubamaraho. Nibamara kubamaraho hatari ikintu gisigaye inyuma, nzabaherekeza mutera u Rwanda, busubire mu gihugu cyanyu. Uwo ni mu buto. Ariko abivuga mu ibanga, twebwe ntitwabimenye, twe dutuyeyo, twabimenye nyuma, ayo mateka twamenye nyuma. Nango yarabivuze ntibyajya ku maradiyo. Ntiyavuye ku maradiyo ko abanyamakuru bose yari yabafungiye, hatari umuntu kuvugana nabo. Ubwo amaze kubirangiza,
ubwo baragenda bakora imyitozo hariya ku Mugunga, abandi bakora imyitozo Gatare, abandi bakora imyitozo Kayindo. Ubwo Imana ikunda u Rwanda, Imana ikunda perezida w'iki gihugu watwakiriye akadufasha cyane, akatwakira muri Mudende, akatwakira Byumba, akatwakira hose. Imana irakomeza umugenda imbere. Twigera mu Rwanda batujyana mu Mudende, abazungu ba Monique bari hara kuri Nkamira. Abo bazungu ba Monique bari kuri Nkamira, bakagenda bagatambuka n'imodoka, bakagenda bakagera mu Rwere, bakagenda bakajya hirya, tukagira ngo abantu bari kuducungira umutekano. Naho bagiye guhura n'intera hamwe, bari kubereka inzira ukuntu bazaza kudutema muri Mudende. Abazungu bereka intera hamwe inzira, zarutema muri Mudende batwisha 3 9 8 ingabo z'u Rwanda zaturwanirira ziradutabara. Ngo batujyana kuri Nkamira, abambere babazana babajyana Ibyumba muri iyo 9 umwaka wenda gushira. Babazana muri Nkamira baratwisha abasigaye, ariko abandi bageze Ibyumba. Ngo turaza tugera mu Rwanda, biya ntabwo twari tubizi. Izo nama zakozwe ngo noneho bakomeze bakora imyitozo bazatera u Rwanda. Imana iraza kuko yahumekeye kuri perezida w'u Rwanda, intwari zirusha intambwe. Imana ihumugisha kuko yarahageze. Imana imaze kumubwira, aragenda arabatera nk'iye bamuteye, arabakubita barasambarana, arabakubita bose barahunga. Abo ngo baze guhunga barunga 9 Abo bakubitira hariya muri Rubavu, abandi bakubitira hariya muri za Giceza akabaza Ngororero, baracika bajya muri Kongo. Bageze muri Kongo niho hagiye kujya Perezida Kabila. Perezida Kabila mukuru, uwo musaza agezeyo afata abandi bariyo bahunze iyo ngiyo b'intera hamwe, abavanga muri guverinema. Amaye kubavanga muri guverinema, atangira kujya muri rero ngo azatera u Rwanda. Imana ntiyabikunda, nawe yitaba Imana. Uwo mugambi watangiye kuva kera wo kwica ubwoko bwacu, kuko wagize ifuhe ko twadushyize ku mafaranga kari badusanze mu gihugu cyacu. Niyo ngo intangiriro yo guhigwa k'Umututsi ni ishyari ry'uko yashyizwe ku mafaranga n'Ababiligi. Ni ishyari ry'uko yashyizwe ku mafaranga n'Ababiligi, kandi akaba afite ubwenge. Ubwo rero kuko hariya Masisi, ariko twakongeraho yuko umwami Rudahigwa nawe ngo ari we wagize igitekerezo cya mbere ko yagusaba ubwigenge muri Amerika. Yagize igitekerezo cyo gusaba ubwigenge muri Amerika, kandi kuko na papa we Musinga bamufungiye Cyangugu, bajya kumwicira Boba Igunya, bambe n'uyani Igatanga. Abari bajya kumwicira, bajya kumwicira Moba. Ise yitwaga Ndera. Ise yitwaga Musinga. Okay. Ubwo rero Mzee Erasto, dusubiye kuri Mzee Erasto n'ibigwi. Reka dusubiye kuri Mzee Erasto. Yego. Ubwo Mzee Erasto arakomeza arwana iyo ntambara, abari yakomeje kubacunga. Nyuma yaho 1990 kangahe na 5 1995 niho yahamagaye perezida wa perezida wa hariya mu nkambi ya Kibuye. Yego. Na perezida yo mu nkambi yacu ya hariya Ibyumba, bagenda bakora inama kugira ngo dutahe. Ariko ubwo ni muri za 2000 na kangahe, kuko abantu batangiye gutaha 2001. Ni 9 bakoze inama kugira ngo dutahe. Bitari byageze muri 2001. Bari muri za 99 we RCD iri muri Kongo. 99. Ubwo bakoze inama, Erasto aravuga ati mubazane mubacyure ngenza bishingira. Bo kubera rero nk'ubu bari gufite urugamba ari kurwana. Noneho Igoma hari umukuru w'Igoma nawo Umututsi witwa Kanyamuhanga Gafundi.
noneho nawe warwana intambara ngo dutahe 92 turataha dusanga muzehe Erasito Gicanga tubanza duha amashitingi yo kubaka abandi abahani bibanza byo kugira ngo bubakemo hariya muri gahe hejuru ubu Erasito arakomeza araducunga amaze kuducunga kuko ingabo zacu ziri kurwana muri izo ngabo zacu n'abana ba Erasito harimo babiri harimo Gaceri harimo n'uriya bagize guverineri wa hariya Goma baraturwaniriye cyane Imana ibaha umugisha yego ubwo nyuma 2022 niho bamaze gusatira Igoma bo muri iyo 2022 bafata Goma ubwo ni RCD yafashe Goma ni M23 yafashe Goma iri gukora na Rwankunda M23 yafashe Goma 2012 ni naye nibyo mvuze 2012 rero Erasito yacyuye abantu 2002 muri RCD yacyuye abantu yaducyuye 2002 yego agakomeza araducunga yego ariko intambara y'abasirikare bacu bari kurwana yego yakomeza iraba ya 2004 ya Rwankunda yakomeza iraba niyo biba 2002 tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 2002 niho bageze mu mujyi wa Goma 2012 niho bageze mu mujyi wa Goma noneho mu mujyi wa Goma bagezemo amahanga aratabaza babakuramo tariki 5 z'ukwezi kwa 11 2013 basubira mu ishyamba babakuyemo basubiyeho bari bari umurasite waducungaga atangira kuvuga tumva rero birakomeye kuko nanjye batangiye kumpiga cyane abantu bari bafite amafaranga icyo biravuga ati mujye mufata amamodoka mbaherekeze nayo tabanza kubaherekeza uwo musaza w'abandi arabaherekeza amaye kubaherekeza Erasito nawe abonye birarangiye aradusera ati nanjye ndahunze aramanuka Gigoma muri iyo 2013 yego ageze Goma baramukurikira bamusangayo bamutwikira amazu ahungira Gisenyi tumaze kumva ko Erasito bamutwikira amazu kandi abana bari baduhagarikiye nabo basuyeho bari 2004 nimbo twahurudutse turi kuza bamwe bajya iriya za Kigeme abandi bajya Ngarama natwe turaza turahurura 2005 natwe turaha ubu ariko twahunze ariko u Rwanda rwaradufashije kuva Byumba abana bacu barize bahawe amakayi bahawe amakaramu bahawe za uniforme bariga natwe ntitwabura imiti yo kutuvura ntitwabura amazi yo kunywa ntitwabura byose u Rwanda Imana iriho umugisha murakoze cyane hanyuma rero tutarasoza kino kiganiro cyacu twagira ngo tukubaze ubu ngubu aho ibintu bigeze aho uko ibintu bimeze biragaragara yuko mu 2023 yongeye gufata umujyi wa Goma kandi 2013 yari yarawuvuyemo ubu ngubu none uretse n'umujyi wa Goma yafashe n'umujyi wa Bukavu nk'umuntu w'impunzi umaze imyaka myinshi mu buhunzi uterageranwa ni iki kintu wasaba mu 2023 icyo nasaba mu 2023 nuko guhera muri ibi bihe kugira ngo tuzatahuke dufite amahoro kandi dufite umunezero nuko yabanze gakuramo bari abanzi bacu b'abazungu bahereye kuva kera batwica niba kubaza kubashyiramo b'amamonike u Rwanda rutabirukana bamaze kutwicira za Mudende ntabwo n'ubu tubaye tukiho tuba twarashize ariko u Rwanda rwarabirukanye u Rwanda rwicungira umutekano rwonyine ubu ni u Rwanda rugize amahoro naho ubundi hariya bakomeye gushyiramo hariya bamonike n'ubundi twataha tuzi ngo n'ubundi batugambarira dupfe kuko abamonike baganira abantu bari hano mu birunga abamonike baganira n'abagome bose bari mu mahanga kandi bafite ibyuma bijya bipima bikara abasirikare bacu bari bikarangira iniramo zanyura ubwo rero kuvuga ngo abamonike bakiri hariya gutaha biba biremereye ariko abasirikare bacu tubafatiye iby'uburyo Imana ibaha umugisha kandi dukumva yuko na hariya bashyizeho umwana wa Erasito Imana imuha umugisha kuko yaturwaye urugamba kuva kera na Gaceri bafatanyije na se iyo tubumva abo ngabo twumva ari bo batware
mwari mukeneye muri make, twari dukeneye kandi agakubitiraho uriya generali wacu Makenga, yego, intwari zirusha imbaraga, ugiye kuduha ijambo mu mahanga kandi ugiye kuduha ijambo mu gihugu cyacu. Imana imuhe umugisha, Imana igendana nawe. Turagushimiye cyane muzehe rero ko kiganiro cyiza tugiranye. Tubibutse ko ari Kivu News, ngiye twavuganaga ni Olivier. Twagiraga rero ngo mu gusoza kino kiganiro cyacu dushimire muzehe rwose ku bwitange yagize kugira ngo aduhereze umwanya nk'uyu nguyu, duha amateka abantu benshi batari bazi. Reka rero tubashimire cyane, murakoze cyane. Ciao ciao. Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi muzahorere n'Imana. Murakoze cyane. Icyo mbasaba ni ukugira ngo namwe mujye mutuvuganira kandi amakuru yose muyahuriza hari iwacu, bamenye ko natwe tukiriho kandi amateka twayabitse. Murakoze cyane. Hariho ikindi cyo nabagezaho, yego, nuko dufite amafaranga yo badushyizeho kuva kera. Amafaranga nayabereka, ni amafaranga twabitse kuva kera muri kugira ngo ejo mu gitondo tuzatsindwa n'urugamba. Twasaba no mafaranga ko mwazakora uko mushoboye kose, hariya iwacu tugakoresha, tugatureba abasokuru bacu ukuntu bari bameze. Birindira utwereke n'inyuma. Aho niho twarebye, ongera birindira utwereke n'ahandi. Aha ngaha niho bose bameze kimwe. Murakoze cyane. Uru ni urwibutso rw'amafaranga yacu, muri ukuntu basokuru bari kubakira abo bazungu b'abagome batwishe bakatumara, babakiriye neza nabo barabishimira, ariko babonye dufite ubwenge baratumara. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.